welcome once again to my YouTube channel. Muri video y'umunsi ngiye kwereka uburyo wakora sugar wax step by step. Ntabwo baba complaining ngo video nakoze bamwe barakora ntibifunge but hashize amezi abiri so ngiye kumera muri wax ubu ndabiretse no mukora ko mfite ya hair zanjye ziragaragara noneho ubu kakora wax. For the sugar wax, we always use 3 ingredients: sugar, lemon, hamwe n'amazi. Ngiye kubereka ukuntu uzajya ubipima neza. Nkuko njya mbibabwira rero, ngiye nkunda gukoresha 2 to 2 cyangwa ubwo turakoresha 5 to 5. Ubwo ni 5. Ubwo ni 5 spoons of sugar, 5 spoons of lemon juice na 5 spoons of water. Ibyo bintu iyo ubikoresheje gutya sugar wax yawe izimeze neza kandi ngiye gupima ibiyiko bitanu by'isukari. 1 2 3 4 5. Ubu ni isukari dukoresha gukora wax ntabwo bisoma usanga umuntu yafashe ikiro cy'isukari ashyize akenshi hariya birapfa. That's why mbabwira ngo niba wakoresheje 5 spoons of sugar ugomba gukoresha na 5 spoons of lemon juice, 5 spoons of water. Aho ngaho wax yayivamo neza kandi cyane. Uzashaka uburyo nyine ukamura citro ukuremo uyu mutobe niwo dukoresha. Ngiye gupima 1 2 3 4 5. Ngiye gushyiramo n'ibiyiko bitanu by'amazi. 1 2 3 4 5. Iyo byose imeze neza kandi gashya nyine iri gukora. Ubishyira kuri gaze wangiza ukabiteka ku kariro gakeya kugeza ubwo begena mbeka gutya. Ushyira ku kariro gake ukagenda urengera yara pisi gake kugeza ubwo bihiye. Ntabwo buri gihe uko ubonye wax yawe yazanye fomu gutya iba yahiye. Hari igihe isoko itetse neza yahiye nkuko nabibabwiye rero kugira umenye ko yahiye ufata amazi akonje ugashyiramo gake gutya and then yaba fomu gutya nyine yafata gutya iba yahiye. Si ngombwa ngo ibe ikintu cy'ikibuye gikomeye and then hano twayikuraho. Tegura akantu uri bukoreremo isi ubu cyahiye and then ukayishyira mu kabore uri bukoreremo. Urayitereka nk'iminota 10 cyangwa 15 kugira ngo ibanze ikore and then tuze kuyikoresha kuri skin yacu nta kibazo. Ni ibintu byoroshye, ni ibintu nawe yakikorera mu rugo nawe watangiye ukabikora ubu. Isi yabaye tayari yamaze gihora ku buryo nyisize kuri skin yanjye nta kibazo. And then ikindi kintu turi bukoreshe poudre nk'ibisanzwe you see. And then ndi bukoreshe natwa dutambara. Utungo dushaka gukoresha ibitambaro bisanzwe doesn't matter ibyo wakoresha byose. Nuko ngukorera umukobwa ngiye ameze none hagiye kwereka uburyo bikora. Urabanza ugafata poudre ugasiga ugasigamo poudre no kuzikora ku mubiri wacu uratranspira cyane. Wax yawe isigemo muri direction nani zawe nyine niba zikunda zigenda hasi urasigamo uzamura like this and then ugashyiramo uko wapurayinzemo ya wax like this. Numara kugashyiramo gutya and then byarangiye
urahita ukurura umanura vuba. Sinzi ko icyo muri bibone bishyira biramanura muri kubibona ese and then ubona ko tuvuyemo tugiye gushyiramo imyanya ya kabiri. We are going to repeat the process and then ujye hahandi utari wasize. Urakora kugeza ubwo nyine twose dushizemo, then ushyiramo powder like this. Also ahangaha ntabwo nanone gukora. So here's to healing, here's to grace, to finding joy in every place. I'm moving on with hope inside, and this time I'm choosing life. And then ukuntu waxing, see the difference. I'm done with the waxing. Kwanje nuko kabiri. You see? Narangije.